Umunsi w'umuganura uvuza ibintu byinshi mu Rwanda, si n'ibintu byinshi ariko uvuza ikintu kinini. Bwa mbere umuganura mu muco nyarwanda, mu mateka y'u Rwanda, umuganura wavugaga guhura kw'abaturage n'umwami n'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana yahaga ubushobozi umutware cyangwa se umwami, noneho nawe akaganuza rubanda, agaha rubanda. Ni naho mu nyurabwenge umusizi witwa Semidogoro yigeze kuvuga ngo umwami murebe uyu si umuntu, ngo asumba abandi, n'abihaye gusumba abandi nawe agahindukira akabasumba, ngo umwami si umuntu, ngo kuko niwe Mana, ngo n'ibyo atubwira biba bivuye ku Mana. Nicyo yashakaga kuvuga, umwami ari we ufite ubutangwa, umwami ari we ufite icyo aha rubanda, kandi agatanga ubutangwa nk'uko nari maze kubivuga, agatanga imvura, agatanga imbuto, agatanga uburumbuke. Icyo ni cyo umuganura wari uvuze. Ariko umuganura muri rusange ni ukubaho, hanyuma muri iki gihe ni ukongera kubaho. Kongera kubaho kubera iki? Kuko umuganura hari igihe wigeze gucibwa n'abatarakundaga u Rwanda, n'abatarashakaga u Rwanda. Umuganura ni umunsi ukomeye. Ikikwereka ubukomere bwawo ni uko abatarashakaga ko u Rwanda rwigenga, abatarashakaga umudendezo w'u Rwanda, ari bo baje batumbiriye kugira ngo bawuce. Ingero zirahari. Baje bageze mu Rwanda babona umuganura ukuntu uteye. Ndakwibutsa ko umutsima wavagamo, amasaka yavagamo umutsima wo kuganura, wahingwaga hariya ni hirya ya Kigali, ndetse kuri kariya gahanda rwose kajya za Nyabyondo. Aho ngaho niho abanyamuganura cyangwa se abari bashinzwe umuganura ari bo Batsobe bahingaga amasaka, ariyo yajyaga i Nyanza gukorwamo uwo mutsima w'umunayu wo kugira ngo umwami aganuze rubanda. Bari barabihisemo batyo, ntumbaze ngo ni ukubera iki. Ni ukubera ko ubwiru bwari bwarabitegetse buryo. Umuganura rero ukaba inzira muri 18 z'ubwiru. Impamvu rero nakubwiraga ko umuganura ari wo wari ukomeye cyane mu gihugu, ni uko abakoroni baje bashaka kuwuca, bakabona ni wo ufite ubudahangarwa bukomeye bwo guhuza umwami na rubanda. Ndetse uretse no guhuza umwami na rubanda, umuganura wari ufite ikintu cyihariye cyo guhuza abantu, ubumwe bw'abantu, ubumwe bwa rubanda wari ubwihariye. Ibyo rero babikoze bati, baraje baca umwiru w'umuganura, umutware w'umuganura ari we Gashamura ka Rukangirashyamba, bamucira i Burundi. Na n'ubu ngubu aho bamuciriye ntituhazi. Byari impamvu y'uko bo bari babizi, abazungu bari babizi, abakoroni bari babizi ko nibaca umuganura, icyo twita backbone, urutirigongo rwacu nk'abanyarwanda, bari barugutuye, barukubise hasi. Bityo umwiryane mu banyarwanda, kongera ubwomatane bw'umwami na rubanda bikaba biracitse. Bicika bityo rero umuganura ugenda utyo, waje kugaruka muri Repubulika ya Kabiri, waciwe kuko mu 1925 nibwo Gashamura ka Rukangirashyamba yaciwe. Ubwo umuganura uraciwe. Ikikwereka ko wari ukomeye cyane ni uko umwami yaciwe nyuma yawo, kuko umwami Musinga we yaciwe mu 1931. Hanyuma muri Repubulika ya Kabiri nibwo umuganura waje kugaruka. Ari kugaruka nta mbaraga ufite, ari ukurya no kunywa no kubyina gusa, abantu bagataha. Bityo rero umuganura ntiwari ugifite inyurabwenge yawo. Umuganura rero waje kongera kubaho vuba aha ngaha, ngira ngo ni mu 2011, ubwo igihugu cyacu cyateraga kikavuga kiti umuganura uburyo ukorwa, umuganura uburyo wakorwaga. Mbifurije umunsi mwiza w'umuganura. Umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira kw'abanyarwanda. Dufite urufunguzo rwo kugira ngo dufashe abatoya, abatesi bacu n'abatari aha ngaha, kuko batubwiye ko mufite abatesi 24, ariko hari n'abandi bari hirya no hino. Dufite inshingano zo kubitaho, zo kubareberera, zo kubatoza umuco, zo kubakundisha igihugu, no kurushaho kubungabunga ibyagezweho mu myaka 30. kandi ikindi
ni ukugira ngo abana bacu abatesi nabo uyu muco bazawukurane bawigishe n'abandi. ni ukuvuga ngo dukwiye kwimura inzuri mu butaka ubu ngubu busanzwe n'ibyatsi bisanzwe, urwuri rukaba mu mutima no mu mutwe. ni ukuvuga ko inka zikwiriye kuva n'amata n'iki byose bikwiriye kuva muri ibi ngibi bifatika noneho bikajya mu rwego rw'ibidafatika. bishatse kuvuga iki? bikwiye kujya mu rwego rw'ubwenge. ubu ngubu njyewe Rukizangabo njya kuganuza u Rwanda n'abanjye, ntabwo ari ukujya gushaka uburo kuko bwatangiye no gucika, si ukujya gushaka inzuzi n'ibihaza, si ukujya gushaka ibigori, si ukujya gushaka amasaka n'umutsima. ahubwo icyo umwana w'umunyarwanda akwiye kuganuza u Rwanda muri iki gihe ni bwa bwenge duhabwa mu ishuri. nk'uko umusangiza w'amagambo yabitubwiye, mu by'ukuri n'abatoye umunsi nibo baduhurije hano. uko bimeze babyeyi, mwabonye ko badususurukije, imbyino bafite, imivugo bavuga, mu by'ukuri utarabitoje umwana ntabwo yabimenya. mwabyumvise rero ko uyu munsi atari uw'abanyarwanda bari mu gihugu imbere, ahubwo n'abari hanze y'igihugu bazirikana uyu munsi, kandi ugakomeza kubafasha kugira ngo badatakaza umuco cyangwa se umwimerere w'igihugu cyacu. rero abateraniye ahangaha rwose umunsi udasanzwe, twese dukwiriye kuvomamo ubumenyi, kuvomamo imbaraga, gukunda igihugu, gikundisha abatoya, ariko natwe ubwacu tukarushaho kugiteza imbere uko bukeye n'uko bwije. ari ihuriro abantu bahuriraho bishimira ibyiza bagezeho, ibyo bazageraho muri rusange. nk'inkuru z'abato ntabwo twasigaye inyuma. inkuru z'abato, kugaburira abana mu mashuri, ndetse twebwe ni nk'umuco, ni umuco wacu, kuko nk'uko tubizi umudiho uva mu itako. umwana wariye agira imbaraga, umwana wariye yiga neza, umwana wariye agira ubuzima bwiza. utajoka n'imitima ingamba z'ibishimo tugumwita umurasanyi w'isonga gitatire cya mutabazi rwegereza rwa mugenza seshyikirwa n'inyamahame. z'abato uyu munsi tubifurije umuganura mwiza, tubifurije kuganura neza, tubifurije kuganuzanya neza. Umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. insanganyamatsiko y'uyu mwaka w'ibihumbi 2024 iragira iti tuganure dushyigikira gahunda yo kugaburira abana mu mashuri. Inkuru z'abato rero ntabwo twebwe twasigaye inyuma, twabigize umuco kugaburira abana tubyimirije imbere. kugaburira abana biri mu muco wacu, kuko tuzi ko umudiho uva mu itako. umwana ntacyo yageraho ku ishuri atariye, umwana ntacyo yageraho ku ishuri adafite imbaraga, umwana ntacyo yageraho ku ishuri adafite ubuzima bwiza. kandi ubuzima bwiza butangirira mu kurya neza, mu kugira imibereho myiza. Mbifurije umunsi mwiza w'umuganura, tuzirikana
iki kintu cy'ingenzi leta y'u Rwanda nayo yemirije imbere cyo kwihatira kugaburira abana mu mashuri. Bayobozi b'amashuri, bayobozi b'ibigo byigenga ndetse n'ibya leta, iyi ngingo ni ingingo ikomeye kandi tureba ndetse namwe babyeyi dufatanyije kurera. Murakoze cyane, mbifurije umuganura mwiza 2024.